atari yabona Yesu amahoro yarabuze yaragendaga akabura amahoro cyangwa se bano bakina bahagazemo bwose nta mahoro yarafite abizabindi ntabwo tugikunda ijambo benshi nibyo ariko se amaherezo tuzaba amaherezo uzata amaherezo uzaba amaherezo nzapfa bivuze ngo ni napfa nawe kubera ya mahoro gushimye cyane tunezereye Imana munyemerere tubanze dutangire dusenga Imana munyihanganire barantunguye bitewe n'ibyo narindimo ariko umusirikare iteka ahora yiteguye kandi ahora yiteguye kugendera ku rugamba bivuze ngo iki hari impamvu Imana ishimye ko uyu mugoroba twongera tukaganira ku ijambo ry'Imana munyemerere buri muntu wese aho ari yongera tuza umutima kugira ngo dusenge Imana twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo. Turagushimiye Mana yacu uri Imana nziza uri data wa twese mwiza uri Uwiteka niryo zina ryawe aya masaha nyiringabo Imana yacu reka wongere ubane nanjye kandi ukigikire si ubwa mbere wabanye nanjye si n'ubwa kabiri si n'ubwa gatatu kuko ndabizi neza ko wavuze kuzabana nanjye mu nzira zose nzacamo ndimo ndavuga ijambo ryawe. Mwami Imana yacu turangiye kubwira bene data batandukanye bafite ibibazo bitandukanye bari mu bice bitandukanye Uwiteka nyiringabo Imana yacu twumva ibintu mu buryo butandukanye ariko nyemerera ijambo ryawe riganze kuruta uko nge naganza reka ubutware bwe bukomeye buganza kuruta uko naganza reka izina ryawe ry'icyubahiro ryo ryihesha icyubahiro Mwami Yesu njyewe njye munsi y'ibirenge byawe icyubahiro cyawe kiboneka icyubahiro cyanjye kibure kandi buri muntu wese urumvira ijambo Uwiteka nyiringabo Imana yacu ubashe kumushyigikira no kumukomeza umukomereze umutwe n'ubushobozi bwe mu izina rya Yesu amen amen. Yesu ashimwe cyane turanezerewe munyemerere tubanze twumve icyo uyu muririmbyi atubwira muri uyu mugoroba wongere ubyumve neza kandi ubyumvisha amatwi yawe birashoboka ko ari umaze iminsi utumvira ijwi ryongorera ariko ngera wumve icyo uyu muririmbyi atubwira. Ni umuririmbyi w'123 ni umuririmbyi umfasha akananyubaka akanansubizamo intege mu bugingo mu gihe numva ko bitoroshye mpita ntekereza kuri uyu muririmbyi uko yanyuze mu rugendo rw'ubuzima akabona ari umukomereye akabona rugoye ariko mwene data ongera nawe ubashe kumva uyu muririmbyi mwumve nk'aho ari mushyashya mu matwi yawe. Muririmbyi w'123 aratubwira ngo Yesu ni wowe musa mbonyemo ati amahoro nifuzaga ati najyaga nyashaka ati sinyabone ati ngasuhuza umutima iteka ati none ni Yesu mpaza wenyine ngo nta rindi zina nemera ngo kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Bishatse kuvuga ngo uyu muririmbyi bivuze ngo atari yabona Yesu amahoro yarabuze yaragendaga akabura amahoro cyangwa se mu buzima yarabahagazemo bwose nta mahoro yarafite bizabindi cyangwa se ndoga ngo nta mahoro y'umunyabyaha bivuze ngo akiri mu isaha y'ibyaha nta mahoro yarafite ariko abashiye kubona Yesu yongeye kumufatisha ukuboko. Haleluya. Yesu yongeye kumufatisha ukuboko kwe kw'iburyo abasha kubona ya mahoro ati Yesu niwe musa mbonyemo ati amahoro nifuzaga ati najyaga nyashaka sinyabona ati ngasuhuza umutima iteka. Bivuze ngo muri Yesu niho hari amahoro utahabwa n'iyi si. Muri Yesu niho hari amahoro utahabwa n'amafaranga ufite nubwo muri iminsi bamwe bagira imitungo ya mirenge bakihakana Imana ariko ndagira ngo nkubwire ngo amahoro yose nta handi hantu waterura amahoro. Ndagira ngo mbikubwire unyumve neza ndi Dieudonne niyo wabigenza gute niyo waba utunze ibimeze gute udafite Yesu muri wowe nta mahoro wagira. Ndagira ngo wumve neza amahoro Imana itanga ni amahoro Imana iha buri muntu wese. Icyambere aya mahoro Imana itanga iyaha umukene udafite ibyo kurya akabasha kunyurwa. Icyakabiri iyaha umuntu uri mu bitaro urwaye utabasha kubona kivura udafite n'abamusura akabona amahoro. Icyagatatu iyaha wa muntu wabuze urubyaro abandi babyara atabyara akabasha kuba muri aya mahoro ya Yesu Kristo kandi akayabamo anyuzwe. Haleluya haleluya. Icyakane ubasha gufungwa cyangwa se ukagira umuvandimwe agafungwa ukaba mu mahoro Yesu ukavuga ngo nubwo afunzwe azavamo. Icyagatanu ushinga urugo bikagucanga ukavuga ngo kubera yuko mfite Yesu akaba ari utanga amahoro nacyo ndanyuzwe. Icyagatanu haleluya. Icyagatandatu uba mu buzima bw'ubushomeri abantu bakajya bakakubona unyuzwe kubera ya mahoro umucunguzi kubera ya mahoro umwami Yesu atanga. Icyamuye umugoroba ukemera umwami Yesu nakongera akakuvomera niyo soko y'amahoro. Iyi soko y'amahoro rero nta handi hantu wayisanga uretse kuri Yesu Kristo wenyine. Nta kindi kintu wakora cyatuma ubona isoko y'amahoro uretse kugendana na Yesu.
haleluya haleluya. Ndakeka bikuruwe neza muri iminsi ikibazo cyacu dusigaye twumva ibintu mu buryo bw'umubiri, ariko tekereza aya mahoro Imana itanga ntabwo agira akagero. Ni amahoro atandukanye n'andi mahoro wumvishe, ni amahoro atandukanye nawe wahabwa n'inshuti. Inshuti ishaka kuguha amahoro uyu munsi ariko ejo ikayakwa, ariko iyi Imana iguha aya mahoro ni amahoro y'iteka. Ntabwo Uwiteka yakora ikosa ryo kuguha amahoro y'umunsi umwe. Imana iguha aya mahoro, iguha amahoro ku buryo uzayabamo ukaba mu mahoro, ugatura mu mahoro, ukagendera mu mahoro, ukambara mu mahoro, ukanezerwa mu mahoro, ukazarira mu mahoro, ugashakira mu mahoro, ukazarinda usazira no mu mahoro, ukazagera no mu bwami bw'Imana ukiri mu mahoro. Icyama y'amahoro nawe ukayakurura ukayumva. Ntabwo nari mbizi neza ko turi buganire ku ijambo ry'Imana, nta nubwo nari mbizi neza ko uyu mugoroba ndi bubashe kubabwiriza, ariko tekereza aya mahoro atandukanye n'ibindi bintu byose wigeze kumva. Njya nibaza ngo buri umuntu utarabana n'umwami Yesu, umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umuntu utarava mu ngeso, umuntu utarava mu byaha, umuntu utarava muri za ngeso zidesha Imana icyo, ese abayeho gute? Ese abayeho mu buhe buzima? Njya bitekereza nkibaza mu minsi ya kera ukuntu narabasha kumenya Imana, hari amahoro ndagiraga, ariko bivuze ngo kubera ko Yesu yaje akatura muri njye, akaba muri njye, agakorera muri njye, ijambo rye rikaba muri njye, mba numva nyuze kuko amakunyurwa. Tudatinze nagira ngo twihute, ntabatindira, barantunguye. Nibizashoboka cyangwa se nibizazakunda ubutaha tuzabasha kuganira. Uyu muririmbyi uza kugenda umushaka hanari, ndashaka ko tuganira kuri aka kantu ka mbere k'amahoro Yesu atanga. Ibindi bikurikiyeho hanyuma nabyo ni byiza cyane, kuko ati nifuza kuko najya ninezeza. Bivuze ngo iyo umuntu ifuza uko yajya yinezeza, ni cyajya aba yifuza kwinezeza atita ku mukiza. Bivuze ngo cyajya abagendera mu ngeso mbi, cyajya abagendera mu byaha bitandukanye. Uyu minsi abantu basigaye bakora ibyaha baba no mu nsengero. Iminsi abantu basigaye bakora ibyaha, ari n'abavuga butumwa, ari n'abashumba, ari n'abahanuzi, ari n'ababwiriza butumwa, kugendera muri ryaje muri ngo nzihana. Mwene data, tujye dutekereza neza, ese ntabwo twaba twigira nabi tuzi ngo turimo turagira nabi Imana? Bivuze ngo iby'Imana iba yibwira kutugira ni byiza, ariko hari igihe ayo mahoro twebwe tuyiyambura, kandi iyo Mana ariyo ishaka kuduha. Haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe. Hari igihe abantu bamwe tuba mu buzima ukavuga ngo nzasambana ngo nta kibazo n'ubuzima bwawe. Inshuti muvandimwe, Imana ishobora no kukuyora kuko yaguha uburenganzira bwo guhitamo. Ikwereka inzira ebyiri, irakubwira ngo uzaca muri iyi nzira, ati ngiyi ni nziza yimbi. Ushobora kwibika kureka, ushobora no kwicika kureka, ushobora no kuba umutinganyi kakureka, ariko muri wowe uri muri yica amahoro. Mukanya noze mbwiriza abantu ndabwira ngo hari umusozi wabiruhanya udutera kwihakana Imana. Reka uyu musozi nawe utagutera kwihakana. Iyi minsi abantu benshi twihakana Imana. Iyi minsi abantu benshi ibikorwa byacu ntabwo abitwegereza kuba. Uyu munsi abantu benshi ntabwo imivugire yacu itwegereza kubana n'Imana, nta nubwo imitekerereze yacu itwemera kubana n'Imana, kuko dusa nk'abantu bari kure y'Imana. Ndagira ngo nawe utekereze neza, ese ubanye n'Imana nk'uko bikwiriye? Reka nawe iminsi usohoyemo itagutera kwihakana Imana. Birashoboka ko abaswe n'ibyaha runaka, kwikinisha ubusambanyi. Ntabwo muri iyi minsi abantu bagishaka kubivugaho, barashaka kubisasira, barashaka kumoraniza bidahari, barashaka gutanga amayetaje adahari, barashaka gutanga ubuzima bwiza budahari. Ibyo byose ni ubusa. Umwami Yesu utamufite, ibyo byose ndakubwira, ukura inzira ku murima nubwo babigusezeranya, ibyo ni nk'itaka, ni nk'umurama utumuka. Ikintu cya mbere, dutunze imitima ikiranutse, tuba dufite imibiri itanduye. Ntabwo muri iyi minsi abantu turashaka ni ukuri biraryoha, ariko se ibyo bakubwira bikuryohe, urabizi neza ko ari ibyo bizakujyana, ibyo bakubwira bikunezeza, ibyo bizagufasha kugera mu bwami. Niba ushaka amahoro rero, kiranuka kandi wera imbuto, genda nk'uko umwami abitegeka. Njyewe njya ntangara abantu muri iyi minsi ntabwo tugikunda ijambo benshi, nibyo, ariko se amaherezo tuzaba, amaherezo uzataha, amaherezo uzapfa, amaherezo nzapfa. Bivuze ngo ni napfa nawe ugapfa, tuzajya he? Utekereza neza ahantu uzajya, utekereza neza ubuzima uzahagararamo, utekereza neza aho uzatura, utekereza neza umusozi uzaturaho uzaba umeze gute.
tugiye gusenga Imana mu ijambo ntabwo ndenza bivuze ngo buri muntu wese afite ikintu akwiye bivuze ngo kandi utekereze neza ahantu Yesu uzaturangane uzatura ku musozi w'iwanyu paka bivuze cyangwa se uzaba iwanyu mpaka hari ahandi hantu uteganywa kuzajya ese aho hantu urabizi neza kuzakanda imigendere yawe imivugire yawe imyambarire yawe ukubanye n'Imana urabizi neza ko ukibanye n'Imana nk'uko bikwiriye. Tujye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'umurongo umwe gusa dusengeremo Imana itugire neza cyane. Ni ijambo riri mu bice bibiri umurongo waho wa 21 ritubwiye ngo ikiri jambo katurisengeremo Imana utekereze neza nawe icyo Uwiteka avugana nawe mu ijambo. Tekereza umva neza umva ijambo ry'Imana ongera uri agaciro. Abantu muri misi ntabwo tugiye ijambo ry'Imana agaciro nk'ako rikwiriye. Mbese icyama ntubyumvire mu mubiri hari ukuntu abantu dusigaye dufata ibintu tukabishyira mu mubiri tukabikura mu buryo bw'umwuka ahubwo bikurure ibintu by'umubiri kuko ibi bintu tuvuga mwene data ntabwo ari ibintu bitunga imibiri ahubwo ni ibitunga ubugingo. Ijambo ry'Imana rero rivuze ngo iki? Ijambo ry'Imana yatubwira ati kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Bivuze ngo nta handi hantu dukirizwa uretse muri Yesu Kristo cyangwa se mu ijambo ry'Imana. Ati umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Bivuze ngo mu buzima bwose ubayemo gerageza kwambaza izina ry'Uwiteka. Ibyo ubona utakwishoboza ugerageze kwambaza izina ry'Uwiteka. Igihe ubona ubuze imbaraga ugerageze kwambaza izina ry'Uwiteka. Igihe ubona ubuzima bugucanze ugerageze kwambaza izina ry'Uwiteka. Igihe ubona ugiye kujya mu byaha ugerageze kwambaza izina ry'Uwiteka. Igihe ubona ubuzima uhagaze mu butakwemerera kuba wabasha kuvuga ugerageze kwambaza izina ry'Uwiteka kuko iri zina ni ryo rihambaye kuruta andi mazina yose. Kubw'icyifuzo cyawe kubwo kongera gutekereza neza ahantu tuzatura kubwo kongera gutekereza neza ahantu tuzaba nyemera dufatanye gusenga Imana. Ndagira ngo mubwire ngo uyu mugoroba ongera wambaza izina ry'Uwiteka ongera utakambira Uwiteka. Imana yawe igibasha kukumva igibasha gusubiza bano bayizeye bayisenga by'ukuri no mu mwuka atari bano bakina bashaka indamu baza kubikora bagira ngo barye baza kubikora bagira ngo babashe kubonamo amafaranga baza kubikora bagira ngo babikoremo business bano babikora babikunze bazagororero. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ambaza izina ry'Uwiteka kuko niho uzakirizwa. Bivuze ngo nta handi hantu dukirizwa uzabikubwira uzamubwire ngo Dieudonne yarambwiye ngo nta handi hantu twakirizwa uretse mu izina ry'Uwiteka wenyine. Mwami Imana yacu twongeye kugushimira uri Imana nziza uri data twese mwiza. Uyu mugoroba aya masaha tuwashe kugushimira kuko Uwiteka Mwami Yesu ijambo ryawe twemeje ko umuntu wese uzambaza izina ryawe azakizwa. Turi benshi dutandukanye bari mu bisozi bitandukanye bari mu bihugu bitandukanye. Mwami Imana ndabingingiye nanjye ningengera Mwami Yesu ngo ukomeze kutwambika imbaraga ukomeze kudusobanurira iby'ijambo ryawe kandi ukomeze kudusobanurira iby'ubwiru bw'ubwami bwawe. Buri muntu wese akomeze kuryoherwa ubuntu bwawe uhereye none ukageza iteka ryose ni mu izina rya Yesu amen amen. Shalom shalom shalom. Umwami Yesu abaho umugisha. Abantu tubanye mwese murakoze kunega amatwi ndabashimiye kandi ndabakunda cyane. Ni mwene so evangeliste Mugema Dieudonne. Shalom shalom shalom.